Hari amakuru avuga ko Bikira Mariya akimara kubonekera abaturage bo mu karere ka Musanze yimukira no kujya kubonekera abanyeshuri biga mu ishuri rya Ecole des Sciences de Musanze riherereye mu karere ka Musanze. Iri shuri n'ubundi risanzwe ari iry'abapadiri, nta gitangaza cyaba kirimo. Ayo makuru yaravuzwe bikavuga ko byavumbuwe n'umwana w'umukobwa akabwira n'abandi banyeshuri ngo nibaze barebe. Iri shuri ntabwo ryigamo abakobwa gusa nk'ibyabaye i Kibeho, ubwo Bikira Mariya yabonekeraga abo banyeshuri agahita ashyirwa ku butaka butagatifu bwa Kibeho, ku buryo abakerarugendo baturutse hirya no hino ku isi baza gusura buno butaka nta kindi kintu kibazanye, gusenga, kwambaza nyina wa Jambo ariwe Bikira Mariya, ndetse no kuhavoma amazi y'umugisha kugira bayajyane iwabo bayatunge, bavuga ko aya mazi akiza umuvumo, abadayimoni ndetse n'ibindi. Nyamara nubwo hari abavuga ko Bikira Mariya yabonekeye abaturage bo mu karere ka Musanze banagaragaye bari kuririmba indirimbo zaho, bambaza banasenga Bikira Mariya banamusaba byinshi, harimo abavuga ko bari bayobye ndetse ngo bamwe muri bo bari banyweye inzoga ku buryo babonaga ibintu bidahari, cyangwa se ari kwimashina ibintu kugira ngo umubone. Bavuga ko byasaga nk'aho ari ukubanza kwimashina kugira ngo ubone Bikira Mariya. Nanone bikavuga ko byari ibihuha byazanywe n'abana babiri b'abahungu, ndetse babonye ngo Bikira Mariya barangiza bakajya kubibwira abantu ko babonye Bikira Mariya, maze amakuru si ukugenda agakwirakwizwa mu baturage bose. Abizera Katolika bakabafasha ya mbere mu guteranira kuri paruwasi ya Busogo, aho hasanzwe ari muri diyoseze ya Ruhengeri, ngo niho bari baje kureba Bikira Mariya. Mu kuza bavuze ko babonye Bikira Mariya ari kumwe n'umuhungu we Yezu Kristu, ndetse ari kumwe n'abandi bari bamukurikiye. Ubwo ndavuga ba bandi yitwaga ngo na abigishwa ba Yezu Kristu babaga bari kumwe mu gihe cya kera. Ku bantu muzi filime ya Yezu cyangwa se yakiriwe Yezu, ndetse muzi no gusoma Bibiliya, muzi ko Yezu yari afite abigishwa bagera kuri 12. Umwe muri bo akaba ari wamugambaniye ariwe wita Yuda Iskariyoti, bakamubamba ku musaraba, ndetse harimo n'uwamwihakanye ariwe Petero, akaba niwe yari intumwa ya hafi yiwe, ndetse waje no kubambwa akabambwa acuritse yasizwe umunyu nk'uko amateka ya Bibiliya akomeza kubivuga. Ubu ngubu tuvuganaga akaba ari mu ijoro yewe n'abo bigishwa bandi. Hari amakuru avuga cyangwa se yakomeje kugenda akwirakwira nyuma y'uko rero ngo Yezu Kristu na Bikira Mariya babonekeye aba babyeyi cyangwa se aba bantu mu karere ka Musanze, ngo ubundi ngo yamara kugenda ubundi ngo amafoto yabo agasigara ku giti cy'urunusu nk'ikimenyetso kigaragaza ko Bikira Mariya yahageze. Nyamara bakavuga ko bano bana babyimashije bitewe n'uko n'ubundi Kiliziya Gatolika yari imaze iminsi irimo irizihiza imyaka 44 bivugwa ko Bikira Mariya yabonekeye bari abakobwa bigaga mu karere ka Nyaruguru i Kibeho, ndetse ku kigo cyaho. Bikavuga ko rero ngo aribwo ngo bari kwizihiza iyo myaka, abangana nabo bakabyimagina bakaza. Hari ngo amakuru rero kavuga ko mu kigo cya Ecole des Sciences de Musanze ngo Bikira Mariya naho yigaragaje akabonekera abanyeshuri. Ubwo abatagatifu bamaze kuba bangahe ko Bikira Mariya amaze kubonekera imbaga ibihumbi, amaze kwigaragariza ibihumbi by'abanyarwanda mu karere ka Musanze ikigo cy'amashuri. Ubundi byavuga ko Bikira Mariya yabonekeye abantu 3 gusa. Tukiri kuryo bonekerwa, reka tubanze tukubwira ikintu kimwe banza kubanza gusobanukirwa. Ubundi uriya Bikira Mariya mubona ni uwanyawe? Igisubizo ni oya, ntabwo uriya Bikira Mariya ari uwanyawe. Uriya ni ifoto cyangwa se uriya ni filime yakinishijwe, ubundi abaho ngaho nyine nk'ahazwe nk'aho ari we sura yiwe ya Bikira Mariya. Si ukugenda akundwa n'imbaga y'abanyarwanda yewe n'abanyamahanga, baramuramya baramusenga. Nyamara ni umubyeyi wibereye mu bihugu byo hanze w'umuzungu wahawe akayabo ka miliyoni kugira ngo akine ziriya filime, nawe si ukugatumika filime arazikina. Ariko ikintu gitangaje ni uko yaba ari we n'uwakirya ari umuhungu we Yezu Kristu, amafoto yabo amanitse muri za kiliziya za Pentecote n'insengero z'abadeperi bose bizera Yezu Kristu, iyo amashusho agashushwanya hirya no hino. Ubundi abantu si ukubaramya bakabapfukamira, byageze n'aho bakoresha ibibumbano bya Bikira Mariya biri mu isura y'uriya mubyeyi yibereye mu bihugu byo hanze nk'igihugu cy'Ubwongereza, ku buryo usanga kiliziya zarabimanitse ku muhanda. Ukabona umukecuru wize akaminuza wabyaye abana bize akaminuza, bamwe ari ba minisitiri, abandi ari ba meya, abandi ari ba gitifu, abandi ari abaganga, baca kuri uriya mumama bakamupfukamira dawe uri mu ijoro rwose, ikimenyetso cy'umusaraba bakagikora. Nyamara bakirengagiza ko aribo barasenga umuntu wibereye mu Bwongereza, ndetse ubu ngubu byanacanze. Yezu Kristu wese dusigaye tunabona ku mbuga nkoranyambaga asigaye yirirwa abyina za danse, yikubitira akantu rwose agapa nta cyakubwira. Uriya ni umuviye wikiniye filime Yezu Kristu kugira yibonera indongo n'ibyo kurya yihorera amafaranga. Filime yagenderebwa na za biliyoni z'abanyarwanda na za biliyoni z'abantu batuye ku isi hose. Ubundi mubyizereramo ko Yezu Kristu ari we waje ku isi ndetse kubacungura. Nyamara uriya ni filime, ku buryo usanga abantu n'abapasiteri n'abapadiri bize amashuri bagenda rwose bakakora ku kimenyetso cy'umusaraba, bagahindukira bakareba ahantu ababye ku musaraba uriya shusho yiwe abaje bwe mu biti bakamwunamira ngo ni Yezu Kristu. Aha
Imana ibarinde ibahe ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima. Ese kuki Bikira Mariya abonekera mu Rwanda gusa ntabonekere na Roma? Roma ariho hari abatagatifu benshi no kugeza kuri Papa ukurikiye Kiliziya Gatolika. Imana ibahe ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima. Ntugende akaze subscribe kuri Kidasabura TV.